hari ukuntu uri kubimukorera ukamukorera kwibere akumva hari utuntu tumwirukansemo ukuntu akumva biramusajije akumva ntibisanzwe. Hari ukuntu ukora umugore agatangira mbese nyine agasa nkaho ameze nkaho ari utuntu turi kumurumagura ukuntu kubera iki? Kubera ibyishimo biri kumuzamo. Ugasa nk'uworoshya nk'uko mubonye ndi kubigenza, ukoroshya ukoza kumuka utari gukurura, biriya bintu biramunezeza cyane bigatuma ajya muri mood idasanzwe akumva arishimye. Kuko imibonano mpuzabitsina tuzi neza ko ariyo ifonda cyangwa se ariyo nyamukuru y'urugo. Mbese nyine urugo rutawakiye ku mibonano mpuzabitsina ntabwo urwo rwaba ari urugo, ubwo haba ari mushiki na musaza cyangwa se mubyarane biki. Nyabuneka ntimukazajye mubibigwari kandi mwarabonye amasomo ye meza kandi ku buntu. Nta minerivare tubaca, ntaki. Icyo tugusaba ni ukuza ukiga kandi ukiga ufite umutima mwiza wo kwiga, ufite ubushake bwo kwiga, ufite urukundo rwo kwiga, ufite byinshi bikurangaza ko ukwiriye kwiga koko, bikugaragaza ko ukwiriye kwiga. Reka tubasuhuze guys aho muri hose, reka nizere ko mumeze neza, waba uri mu gihugu turimo cyangwa hakurya mu baturanyi ndetse n'ahandi hose waba uherereye. Upfa kuba wumva ururimi ndimo mbasha kuvuga cyangwa se ufite umusemuzi uri kugusemurira, ibyo biba ari akarusho kurushaho cyane ko nyine ubukunda burenda. Reka nkubwire yuko uyu munsi none ahangaha insanganyamatsiko y'uyu munsi ari ukumenya akamaro cyangwa se agaciro k'amabere mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Kuko imibonano mpuzabitsina tuzi neza ko ariyo ifonda cyangwa se ariyo nyamukuru y'urugo. Mbese nyine urugo rutawakiye ku mibonano mpuzabitsina ntabwo urwo rwaba ari urugo, ubwo haba ari mushiki na musaza cyangwa se mubyarane biki. So rero bishatse kuvuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro k'amabere mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Dufite umubare mwinshi w'abagabo batajya bakora ku mabere y'abagore, mbese ugasanga amabere y'abagore yabo ni nk'umutako cyangwa se ntacyo asobanuye kuri bo. Ariko reka tunenge kandi tunashimira ababikora kubera yuko amabere y'umugore ni ingenzi ku mugabo, ni ingenzi ku mugore ku giti cye kubera ko aragufasha, atuma wumva unezerewe, atuma wumva uri mu gikorwa runaka kandi cyiza cyizewe. Uvuga ngo iyo uri mu mibonano mpuzabitsina, iyo umugore adafite ikindi kibazo ku mabere ye, hari ukuntu uri kubimukorera ukamukorera kwibere akumva hari utuntu tumwirukansemo ukuntu akumva biramusajije akumva ntibisanzwe. Urumva kubera yuko aba yumva nyine byarengeranye, mbese aba yumva birengeje. Sinzi ukuntu abivuga wenda kugira ngo ubashe kubyumva, ariko aba yumva birengeje. Kubera iki? Kubera yuko biba bimunejeje. Mbese njya nkunda kuvuga ngo amabere y'umugore asa nkaho ari nk'intuze, nk'uko wenda umuriro urabizi nk'amashanyarazi, tuvuge nk'amashanyarazi. Amashanyarazi mu rugo iwanyu niba muyagira, iyo ucometse ukatsa nibwo itara ryaka mu nzu. Iyo ucometse munuze muri prise nibwo ubasha gucaginga telefone. Bishatse kuvuga ngo rero umugore iyo umukoze ku imuko ry'ibere ukarikoraho neza, hari uburyo urikoraho ugasa nkaho woroshya ukuntu nawe akumva ibintu bimwirukanse mu mubiri, akumva urashize, akumva arapfuye. Biriya bintu bifasha umugore cyane nyabuneka. Guys, reka mbabwire, ngewe njya nkunda kuvuga ndabakunda kandi mukumva ni brag, ntabwo ari brag, ntabwo mbabeshya kubera yuko ibyo mbabwira biba ari ukuri. Ngewe ndabakunda, niyo mpamvu mpora mbashakira udushya kugira ngo mubashe kuba mwahora mutera imbere. Niyo mpamvu mbabwira ngo kora subscribe kugira ngo tujyane 5 kuri 5. So rero bishatse kuvuga ngo iyo umugabo aramutse ari kurongora umugore we agakora ku mabere yiwe, biranezeza umugore cyane ndetse n'umugabo biramunezeza, kuko hari ukuntu ukora umugore agatangira mbese nyine agasa nkaho ameze nkaho ari nk'utuntu turi kumurumagura ukuntu. Kubera iki? Kubera ibyishimo biri kumuzamo.
ibyo bintu rero hari n'ukuntu ujya kwirongora nk'umugore wawe nk'ak'inyuma, warangiza hari ukuntu umugore aba yifite amabere manini akazajya ubikora gutya yisimbutsa amabere, yisimbutsa uba ugomba kuzamura akaboko kawe k'ibumoso n'ak'iburyo kawe ugafata ku moko y'ibere y'umugore wawe, kandi ntibikubuze gukora akazi kawe ukamuhereza, kandi na ya gahunda wagize gute wayikoze. Rero nyabuneka ntimukazajye muba ibigwari kandi mwarabonye amasomo ye meza kandi ku buntu. Nta minerivare tubaca, ntaki. Icyo tugusaba ni ukuza ukiga, kandi ukiga ufite umutima mwiza wo kwiga, ufite ubushake bwo kwiga, ufite urukundo rwo kwiga, ufite byinshi bikurangaza ko ukwiriye kwiga koko, bikugaragaza ko ukwiriye kwiga. Umugore wanga gukorwa ku mabere ni umugore uba warahuye n'impamvu imwe ya onapo. Tuvuge, njya nkunda kubabwira ikintu nkanababwira n'impamvu nziza yacyo cyangwa se n'ikibazo gishobora gutuma umuntu atagikunda. Umugore udakunda, hariho abagore batajya bakunda ko babakora ku mabere yabo, ibyo nabyo birashoboka cyane. Ariko umugore ubyanga ni umugore wagiye muri onapo itariye, bigatuma imwica imisemburo y'amabere, ku buryo amabere iyo yakozeho yumva abangamiwe neza, kumva arabangamiwe. Ntaza kuvuga ngo abagore barabikunda, ejo nukora ku mugore umwe usange arabyanze. Ntabwo abagore twese turi kimwe. Umugore wagiye muri izo onapo n'ibiki byose, ugasanga nyine yakoresheje amaonapo wenda atajyanye n'ubwoko bwe, cyangwa se wenda n'imisemburo ye, uzasanga nyine bimugiraho ingaruka. Icyo gihe niba bimugizeho ingaruka, uzasanga agira ate, umukora ku ibere usanga ari kureba nk'inka yica, cyangwa se ubone arabyanze cyane, abyamaganiye kure, kubera yuko hari imisimbo atagifite mu mubiri we, mu mabere ye byararangiye. Ariko burya abagore benshi 90% y'abagore, fondasiyo y'umushyuko wabo cyangwa se y'ubushake bwabo iba mu ibere, iba ku moko y'ibere. Mbese umwe mushobora kuba mwicariye ugakora gutya ku kamoko k'ibere gato cyane kidogo, yewe iyi mikoro nkatayijugunya hasi, ntangira nkigaragura. Kubera iki? Kubera ko hari icyo njyewe ubwanjye numvishemo kidasanzwe, hari icyo numva mbese kize kiza mu mubiri wanjye. Nshatse kuvuga ngo rero abagore bahuye n'icyo kibazo, birumvikana yuko ntabwo abikunda nanone aza kongera kubikunda iyo ageze mu gihe cyo gushaka kurangiza. Iyo ageze mu gihe cyo gushaka kurangiza, umukora aho ushaka hose akabyemera. Ariko mu gihe atari ibitekerezo byo kurangiza, ntabwo ushobora kumukora ku ibere ngo abyemere. Tubonye ko impamvu imutera ari uko ashobora kuba yaragiye muri onapo idahuje n'imisemburo ye cyangwa se n'ubwoko bw'umubiri we. Icyo ni icya kabiri. Ikindi rero kijya gikunda gutuma abagore banga ko babakorera ku mabere, ni muri cya gihe aba yonsa. Igihe aba yonsa, hari ukuntu abagabo nanone nabo baba batazi gukorakora ku mabere, agasa nk'aho ari gukanda nk'ibipapayi byanze gushya kugira ngo ababihaga birye. Ariko ugasanga iyo ufashe inuze ugafataho gatoya cyane, ukagira biba byiza. Niba haye nk'ufata kutya ku kamoko gutya gato cyane, biba byiza cyane, bituma ubasha kugira gute, bituma abasha kuba yaryoherwa kandi akamererwa neza. Rero ntabwo bivuze ngo ukwiriye kuzajya ufata umugore wawe ngo ukandakande nk'umuntu uri gukanda ipapayi, ntabwo ari byiza, ntabwo bimunezeza. Wowe oroshya, use nkaho woroshya ibintu byose kugira ngo abashe kunezerwa. Ikindi kandi nawe mugore, niba umugabo uzi kuri konsa kandi ukaba uzi ko umugabo akunda gukora ku ibere ryawe, mwigishe systeme yo gukoraho, mubwira ati koraho ugengesereye, cyangwa se niba uri gukoreshaho ururimi sa nk'uwunyunyisha, hari ukuntu ugira gutya do ugasa nk'uworoshya, nk'uko mubonye ndi kubigenza, ukoroshya, ukoza ku muko utari gukurura. Biriya bintu biramunezeza cyane, bigatuma ajya muri mood idasanzwe, kumva arishimye, kubera yuko aba yagize gute, aba yabonye ibintu muri we yumva bidasanzwe, biba biri kumuzamo akumva ntibisanzwe. Bivuze yuko rero byanga byakunda hagati y'abagore n'abagabo amabere abakenewe, ahubwo biba biterwa n'impamvu runaka ishobora gutuma ayo mabere atashobora gukomeza gukenerwa. Ikindi kandi umugabo nawe akunda gukora afite ahakora. Tuvuge na niba muri gukora imibonano mpuzabitsina,
iyo arimo gukora no mu mabere biba ari byiza cyane, bituma anezerwa akumva mbese ntabwo bisanzwe kuri we kubera ko aba yumva ari ibyishimo. Rero nta mpamvu n'imwe kugira ngo tujye tunanirwa kumenya agaciro k'icyo dutunze muri twebwe, k'icyo dufite muri twebwe, kubera ko inshuro nyinshi amabere ni umugisha twahawe n'Imana, kandi niba tuzi neza ko dufite abantu badukurikira cyangwa se abantu badufasha kugira ngo twishime kandi tukishima kubera ko bakoze kuri rya bere Imana yaduhaye, tuba dukwiriye kumenya ngo tugomba kuryitwaramo gute. Ese wowe mugabo ukwiriye kwitwara gute kugira ngo ubashe kugira gute gukorakora neza umugore wawe utamubangamira. Mbonereho no kubwira abagabo badukurikiye ko niba ugiye gukora ku moko y'ibere ry'umugore wawe, rikoreho wigengesereye, rikoreho wumva yuko udakwiriye gusa nkaho uri gukanda, koraho woroheje kugira ngo nawe yumve uburyohe muri we. Iyo ukozeho usa nkaho uri kuremereza ntabwo bimunezeza, ariko iyo ukozeho nka gutya murabona ukundi kubigenza, mbese nyine uba usa nkaho uri mu uzarebe n'inka iyo ugiye kuyikama urabanza ukayishishitira, ikabanza ikumva ko hari ikintu kigiye kubaho kidasanzwe. Rero bishatse kuvuga yuko byanga byakunda umugore akwiriye guhabwa uburenganzira bwe mu rugo rwiwe ndetse no mu buriri bwe, kandi akabuhabwa muri ubwo buryo. Uburenganzira mvuga rero ntabwo ari ubwo kuvuga ngo wenda ngo yimwe iki runaka iki n'iki n'iki, cyangwa se yakubiswe cyangwa yagize uburenganzira mvuga ni muri cya gihe ukeneye gukoresha umubiri we. Niba ukeneye kuwukoresha ukoreshe neza, utagira gute mbese udashyiramo imbaraga cyangwa se ngo uhatirize ukande umere nkaho uri kurwana nayo, ntabwo aba ari byiza. Ukwiriye gukoresha ibintu byiza kandi ugakoresha ubwenge bwawe. Twese hano muri isi dufite ubwenge kandi Imana iba yaragiye iduha, kandi nanone tuze kureba nanone dusange neza ko buriya umugore ntabwo ari we wenyine uba ukwiriye gukorwa ku ibere, n'umugabo aba akwiriye gukorwa ku moko yiwe. Kariya kamoko kiwe kaba gakenewe kuba umuntu yagakoraho kugira ngo bimunezeze, kuko umugabo nawe aranezerwa iyo agize gute afashe ku kamoko k'ibere ry'umugabo wiwe. Umugabo nawe aranezerwa arishima. Hari n'abagabo babikunda cyane, ugasanga iyo agiye kurangiza arasaba umugore we ko nkorera ku kabere. Ntabwo ari ngombwa ko umugabo abikwibutsa, ahubwo nawe ukwiriye kuzajya ubyitwararika nk'uko umugabo abyitwararika. Rero umugabo wowe uzi ko ujya urongora umugore wawe, kandi umugore wawe uzi neza ko nta kibazo cyo kuvuga ngo nta umukoze ku moko y'ibere nta kibazo yagira, ugasanga urangije utamukoze ku moko y'ibere, ndagusuzuguye cyangwa se ndakugaye muri aya masaha. Ariko nanakwibutsa ko ugiye kubitunganya noneho ubwo ubashije kubimenya, hanyuma ubutaha uzahura umbwira ngo noneho Brenda sigaye njya kurongora umugore wanjye nkakora ku ibere nkarishimashima, akaryoherwa nkabibona ko uburyohe bw'iyo buturutse mu ibere. So rero reka nkwibutse gukora subscribe, like, comment, ubundi dukomezanye muri gahunda zizakurikira ubutaha. Imana ibahe umugisha. Bye.